banyarwandakazi, nongeye kubasuhuza kugira ngo nongere mbahe ibitekerezo byanjye kuri iyo ntambara irimo kubera muri Kongo abana bacu bakomeze gushiriramo. Uyu munsi tariki 24 byabaye akarusho kuko za ndege za Sukhoi zahagurutse zikabarasa zivuye inyuma, abantu benshi bakatikirira ko bari biteguye kwataka gutera umujyi wa Goma. Ariko ikibabaje ni uko abo banyamakuru abanyamakuru b'i Kigali, abo nakwita les propagandistes ba FPR b'ingoma, bakomeje kwamamaza ibinyoma mu gihe abantu barimo bapfa, bakavuga ngo ingabo ngo za M23 ADF muri Kongo ngo zirimo gufata ngo ahantu ngo zirimo gutsinda kandi abantu bashize. Ndagira ngo nongere mbure abanyamakuru biya kuryoshya mu gihe abantu barimo gutakaza ubuzima bwabo, ko ibi bintu batangaza ari ibinyoma. Iyi propaganda bakora bazi ko babeshya, bizagira igihe babibazwe, basubize impamvu bashishikaza abantu kujya ku rugamba kandi bazi ko nta mahitamo ari ukujya gupfa, kuko igisirikare cya Kongo gikomeye n'indege n'abasirikare butaka n'abasirikare mu mazi. Kongo yariteguye bihagije, niyo bayirute ntabwo bashobora gutsindira iriya ntambara. Mboneho kugira ngo mbaze umunyamakuru witwa Scovia Mutesi muramuzi, ni umunyamakuru wigaragaje cyane gushyigikira iriya ntambara muri Kongo, ku buryo yanagiyeyo akifotozanya nabo buri gihe, mbese wabonaga ari nk'aho ari umufana. Ejo bundi yagize gutya ati twiyamye abasaza bashaka gutuma urubyiruko rwacu rushirira muri iriya ntambara, bafite virusi bashaka ko tubibamo, ko niba turasabye guhinduka, niba badahindutse iyo virusi bazapfane nayo. Scovia, ndagusabye, uri umunyamakuru kandi ntabwo ushobora gupfa gutangaza ibintu utabigenzuye n'utabikora enquete. Ndagira ngo niba koko ibyo uvuga ari byo, atari propaganda ukora, atari amayeri, atari amacenga ukora y'inkotanyi, abo basaza uvuga urabazi, bagaragarize rubanda, abantu babirinde kandi babamagane. Niba koko uri umunyamakuru, ukaba uri umunyamakuru nyavugisha ukuri, abo basaza uvuga urabazi, kuko izo nkotanyi urazizi. Ni basaza bawe, ni ba nyokorome, ni baso wanyu, ni ba nyogosenge wabakuriyemo, ni bakuru bawe, ni barumuna bawe, urabazi. Noneho tugusabye, kubera ko uri umuntu uzi izo nkotanyi, garagaza ububi n'ikibyimbaho kiri kimeneke. Abo basaza uvuga b'abagome bashaka kureka igihugu, bagaragaze ubavuge. Ndabigusabye. Nutabavuga araba ari propaganda wakoraga ubeshya. Scovia Mutesi, nibyo namusabaga, niba koko ari umunyakuri nagaragaze ukoraho kuri, avuga abo basaza. Banyarwandakazi, ndagira ngo mwibaze ku wundi muntu witwa Vincent Biruta. Vincent Biruta ni umuganga wabyigiye rwose, ni dogiteri muri medecine kandi yabyize i Butare, yabyize mu Rwanda, nubwo data abatutsi bavuga ngo bararenganye ngo ntibajye mu mashuri, ariko Vincent Biruta ni umututsi w'umuganga wize i Butare, ararangiza ahawe buruse n'u Rwanda. Arangije yakunze kuhakwa kwa bitaga kwa Muvoma Habimana Bonaventure, kuko umwana w'umunyashyorongi, umwana w'umunyashyorongi, byatumye abona umwanya mwiza aba directeur w'ibitaro bya Rutongo. Ibyo bitaro bya Rutongo ari bikoresheje kugira ngo ashyigikire inkotanyi, ngiye imiti, ngizo za ambulance, byose yabishyize ari display inkotanyi. None Vincent Biruta ubu ngubu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga nibazi akazi akora k'ububanyi n'amahanga. Muti gute? Vincent Biruta yagize gutya, yakiriye umunyamabanga wa leta w'ububanyi n'amahanga, ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aramwakiye n'umushyitsi we, ariko ntiyatinye kumusuzugurira ku mugaragaro,
amuterana amagambo nawe ngo nawe ngo ashaka kwerekana ko mbese igihugu cye ari suburewe ntavogerwa. Vice Biruta rero iryo ni ikosa yakoze rikomeye cyane. Iriya kosa yabikoze ku mugaragaro, abadiplomate bari i Kigali barayibonaga, ntabwo bashobora kwemera ko umuntu nk'uriya asuzugurwa ku mugaragaro, cyane cyane ko Vice Biruta yibagiwe aho inkotanyi zikomora ubutegetsi ko ari abanyamerika bo bahaye. Ibyo ngibyo buri wese arabizi, ntawe utabizi, ntawe wabigiraho impaka. None rero Vice Biruta ejo bundi arongera ahamagaye ngo abadiplomate bari i Kigali, corps diplomatique, ngo nibaze ngo babwire ibyo Kongo irimo gukora, ngo Kongo yatumiza abacanshuro, Kongo igiye kubatera, Kongo ibi n'ibi baravuga. Ariko se Vice Biruta mwibarize, hashize imyaka n'imyaka kubabwira bati muve muri Kongo mushinga ijosi. Anthony Blinken araza nabwo uramusuzugura, amagambo umbwiye nawe urayazi. None uti nyaboneka turababwiye nimubwire Kongo ihindure. Cyekese we kuba kubwiye ntuhindure. Mama yajyaga kutubwira ati iyo twabaga twakoze ibyaha twarwanye n'abandi bana bahandi twasubirayo atari kw'imbwa ntizimenya uzatwaye amacwende. Mumbabarire nta muntu n'isi imbwa rwose, mumbabarire ni ikinyarwanda. Vice Biruta rero umanza utazi umukino ukina, kuko ikosa wakoze yo kwifatira ku gahanga Anthony Blinken mu ruhame abadiplomate bararibonye. Nubwo abadiplomate bakumva ntibagire icyo bavuga, ariko barakugaye. Ntabwo muri iki gihe wabiyambaza ngo bagire icyo bakubwira cyangwa bagire icyo bakumarira. Uwo ni umugabo witwa Vice Biruta. Noneho rero umugabo witwa Kambanda, Charles Kambanda, ndagira ngo mubwire ko umugabo witwa Padiri Nahimana yamutesheje umutwe agasara byo gusara, niko navuga, ngo agiye kumurega ngo ntashobora ngo kuba perezida ngo w'u Rwanda, ngo yaribye, yize gutamuvuga ibintu byinshi cyane. Ariko Kambanda uyu nguyu ni umunyamategeko, kandi koko ni umunyamategeko, ni incontestable rwose, yarize aramenyeza mu mategeko. Ariko ngewe ndagira ngo noneho mubwize amategeko nanjye. Kambanda waje kuri YouTube uravuga, uvanza kuvuga ko rwose ziriya nkotanyi arabavuna muheto, urabatuka ko mukuzwaho urusasu n'ikibatsi cy'umuriro. Mu mwanya urengeraga ko tuyabariye abantu no ni neza ya bose bashobora guhinduka rwose, ahubwo tubabarire amnesty. Abantu baragukanye baguhagurukanye uracubye gatoya. Ejo bundi ntubize ngo Padiri Nahimana abonanye na Kisekedi utumutwe, uti ngiye kumurega, ngiye kugira gute. Ngendagire nkubwire ko ibyo bintu wakoze byo kujya kuri YouTube ukivuguruza ukongera ukagaruka ukabe, ibyo ni ukubeshya, warabeshyaga. Ibyo muri droit byita parjure. Ubwo uvuga ngo wareka padiri, natwe abantu bagukurikiye kuri YouTube telespectateur dushobora kukurega parjure, kuko hari nibyo wivugiye. Tugushobora kukonfronta mu byo yavuze ejo, n'ibyo yavuze ejo bundi, n'ibyo yavuze mu gihe cyashize, tukakwereka ko wabeshye. Ibyo ntibabihakana. Ikindi cya kabiri, kuvuga ngo abantu bishe, uzi ko bishe kandi ko bigaragara ko inkotanyi aho zanye zose zishe, ukavuga uyu munsi ukaba uriho defana ngo ntibagomba ngo guhanwa, ntibagomba kugira gute. Uzi ibintu byabaye mu Rwanda n'agacaca, ko bafashe bagafata n'iyo nka kubera ko ari umuhutu. Ubwo umuntu yakwita ko uri umufatanyacyaha n'aba bantu. Ntabwo umuntu ashobora kugenda ngo agore ibyibano, niba bimufatana avuge ko ari umwere. Ni nkabyo urimo gukora, uradefanda abanyabyaha, ubabuza ko bagomba guhanwa, kandi uzi ko abandi bahanwe ndetse bagahanwa n'abantu batize amategeko muri gacaca. Kambanda rero ntabwo ari duru gukora, urakina politike. Ndumva ari politike ya Rwambe ahari simbizi, ubwo mpamvu bikora ni uko uzi ibyo bakwemereye. Padiri Nahimana yagutishije umutwe, kumva ko ngabona Kisekedi utumutwe utibye, ibyo nari ntegereje birabuze, none ngiye kumwigira umutwe. Ndakomeje ko Padiri Nahimana ibintu wamuvuze ukoresheje za media nibyo bita diffamation publique. Mu yandi magambo waramusebeje ukoresheje media. Padiri Nahimana afite uburenganzira bwo kukurikirana mu nkiko hamwe n'icyo kinyamakuru wakoresheje mu musebya. Niba mufite ibimenyetso mwagomba kujya mu nkiko, ariko ntabwo mwagomba kuza muri media ngo mumwangisha abantu.
ibyo uruvuga ngo wamurega nahubwo nawe yakurega. Icyo ni kimwe. Padiri Nahimana rero niho ugomba kureba uko ubyifatamo muri ibyo binyuma byose bagushinja, muri iyo kampanye de sarisage bagukorera, kubera ko babonye ko wateye imbere, washoboye kubona perezida Tshisekedi. Kandi n'uburenganzira bwawe ushobora kubona perezida Tshisekedi, ukabona n'undi wese ushobora kugufasha muri za ambisiyo zawe ufite, kandi kiso legitime. Ambisiyo zawe ni legitime, kuba ushaka kuba perezida w'u Rwanda nta kibazo, abaturage bose babikwemereye wabawe. Ntabwo rero ari ikosa, ntabwo ari ikosa ugomba gusabirwa imbabazi uwo ari we wese. Ikindi, umudamu mu karere ka Nsinge, akarere ka Nsinge murabizi yayoboraga ishyaka Ishema, yumvise ko padiri yongeye kurifata aratangira arasizora, ndetse ukuntu yitwaye biranyereka ko akarere ka Nsinge atazi ibyo arimo cyangwa adafite icyo nakwita maturité politique. Akarere ka Nsinge mu byago yagize nifatanyije nawe, yabuze umuryango, ariko birabaje kubona uyu munsi agenda noneho akajya guhoberana na ba bandi bamwiciye abantu, ababyeyi be, ngo ba Jean Paul Turashimye agiye gutangayo ibiganiro, agiye gushyikirana, agiye kugira gute, ngo nuko ngo Padiri Nahimana ngo agiye kuyobora ishyaka cyangwa agiye kumukandida. Padiri Nahimana ayoboye ishyaka cyangwa abaye perezida, mukamwana mu ishyaka rimwe, ndibaza Kansinge ntiwamererwa nabi kurusha uko wamererwa neza uri muri ANC cyangwa uri muri Inkotanyi. Aho rero umukobwa we ndumva wari ukwiye kugarukira hafi, kuko uriho uratana rwose. Mu magambo make ni ibyo nashaka kubabwira abanyarwanda, abanyarwandakazi, ariko nongere mburira abantu babwira ko gukomeza kohereza abana muri Kongo ntabwo ari byo, ni ukongereza akaraga, ni ugupfusha muhagaritse. Murakoze.